atandukanye n'abagore n'umugore urenze umwe nawe urabizi ngo n'undi ujye utandukana nabo ko rwakunaniye ushaka kugira ngo uzubake urugo ruzima urera abana babyaye ruvuga ngo muri iyi minsi ufite imigambi yo kugira ngo abana bawe baze kubaho neza ntago biza gukunda kuko hari undi muntu ugiye kwinjira ashingiye ku ntege nke kuko yagusanze ku buriri ntiyagusanze ku irembo rero birasaba ko nawe ugomba kwirukana umwuka w'irari ry'ubusambanyi muri wowe munsi ufite ugiye no kujya unibagirwa muri wowe imbere kandi ku kintu kigufitiye akamaro ikintu gifite intege muri bisobanuka hari ukwibagirwa gifitiye akamaro hari ukwibagirwa ibyo barateguye byakugira akamaro hari no kuba abantu bakwibagiza ndetse ugasanga barakwambaye abandi barabyibagiwe nawe uranabyihoreye ariko kubera iki habayeho bwa burangare. Ndabashuje cyane inshuti z'Imana abakunzi bacu b'ubumwe bw'abera ministries aho muherereye ndimo babwira ngo Imana ibampera umugisha muri abantu beza muri inshuti zanjye muri abantu Imana yaremye muri abantu dukunda tuganira ku manywa n'ijoro kandi kubana namwe biradushimisha cyane cyane iyo tubasha gusobanura ibintu byo kurota inzozi aho tubona ko turi mu rugendo rw'iminsi 120 y'imvugo y'Imana aho tukibanda cyane ku mvugo y'inzozi tuho tuzoza mwiyerekwa mu minsi iri imbere nenda gusoza ntabwo twarangiza byose harurota amasaka harurota imirima harurota ibintu bitandukanye harurota bicika ibyo byose ni inzozi zikomeye kandi zifite imbaraga ku muntu ku buzima bwe kanini kandi ko Imana ikavugana n'umuntu wese nongere mbagarukire kuri ijambo ngende ndigarukemo mbere yuko dusenga Imana inzozi niyo murongo cyangwa no murongo Imana ivuganaho n'umuntu uwo ari we wese yemba babwire ngo ari we wese ntunyumve unyumve ko ushaka nuko ndeba ariko yaba umusiramu yaba umugaturika yaba umuporoso yaba umpantekote ukidakijwe yaba umusinzi yaba umuntu ari we wese kuko burya wowe urobanura abantu ushingiyeho bagusanze ariko Imana yo ikunda abantu bayo itarobanuye uko amadini yashyizweho natwe ashyirwaho n'abantu itorero ni Kristo rero Imana igomba kuganiriza umuntu wayo nkuko umubyeyi yaganiriza umwana we kabone no umwana we atamwitwaraho neza ni byiza rero kuko guha agaciro inzozi urota kabone nubwo warota icyatsi kigwa nubwo warota kigwa hejuru nibyo nta bindi hanyuma rero nagira ngo mbere yuko dusenga Imana mbanze mbabwire ngo mukomeze mukore comment mukomeze mukoresha abatariyandikisha mwiyandikishe kandi nyaboneka ibintu bibyihererana sangiza groupe mubana kuri WhatsApp bose babwire bahamagare kandi ikindi cya kabiri ni byiza ko nta muntu nzasubiriza iyerekwa nyuze kuri kamera ahubwo ca mu gikari nimerera hari harahamagaye ntarasubiza muhumure nzababwira ariko Imana imwe natwe dusenga Imana mwongere mwe ko kurota inzozi ari inshuro 65 mu isezerano mu gitabo cyose Bibiliya aho Imana itubwira ngo izavugana natwe dushyizweyo ni amagambo agaragara mu gitabo cy'umuhanuzi ndetse cy'umukozi w'Imana kuba ko atanabaye ariko kuvuga cyane kugeza siko myemera kubaho yabaye ariko n'ubwende nkuru yo yabaye ko rukundi kuntu no witwa Yobo ngo Imana ivuga ntivuga rimwe gusa reka nongere mbigarukeho murabizi ko dukoresha n'ubundi Bibiliya yacu turi bukoreshe ni handi n'ubundi niyo muri telefone muri hangana ndibwira ko nta muntu uri buremerwe ngo twafashe telefone Bibiliya yo muri telefone ibyo ni bisanzwe abantu b'Imana Imana ibampera umushambire uko dusenga shaka ko tujya kuri ijambo hanyuma turebe icyo Imana bitubwiraho no kuriga ko twaravuze twarige ko ijambo inzozi ririmo mu buryo bukomeye ahantu hamwe twasanze mu isezerano rya kera n'inshuro 33 mu isezerano rishya n'inshuro inzozi zika kurota cyangwa indoto turimo turamagambo bivuga ngo nzavugana nawe mu inzozi rero turebye ahangaha muri Yobu igitabo cya Yobu reka turebere ijambo neza turiganireho igitabo cy'umuhanuzi Yobu icyambere ugomba kumenya ko ari mu bacamanza mu gitabo cyo kuva Imana yabwiye Miriam na Aaron bavuga ngo yarongomye giputakazi nka Mose nibishoboka ngo ntiyavugana Imana yabwiye ngo yewe uyu muri kureba uno mugabo tuzavugana mu nzozi no mwiyerekwa mwebwe tuzavugana mu nzozi no mwiyerekwa ngo ariko
umugaragu wanjye we Mose tuganira imbona nkubone kuko arakiranuka mu nzu yanjye yose. Imana tugeneza cyane. Yesu adufashe kandi agufashe mu nzira ugenda unyuramo. Ibyo warose warabyibagiwe, rimwe na rimwe wumva hari ari ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe ukumva ni ibintu by'indushyi, ni ibintu byo rimwe na rimwe ukagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko inzozi zirimo. Nkuko turimo tuhasoma mu gitabo cy'umuhanuzi cyayo, aho uza kubona aya magambo rwose mu nkundire tuharebe neza. No kuri. Yego. Urumva kurota ni ibintu umuntu w'Imana abamo. Kandi iyo bibayemo abenshi ntibemera ko ariko kuri kw'ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo iyo turebye ngo nzavuganira nabo mu nzozi no mwiyerekwa, ninjoro bashyizweyo, bivuze ngo kurota ni ukuba wasinziriye washyizweyo. Katurirebe kuko nicyo kintu mva nifuza. Yeah. Murakoze cyane kwihangana mugategereza nkaribona. Haravuga ngo mu nzozi ibice 30 ibice 33 umurongo wa 14 haravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Umurongo wa 15 mu nzozi mwiyerekwa rya ninjoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Urumva Imana ngo ntivuga rimwe ntivuga kabiri, ahubwo mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo. Nuvuga ngo gusinzira uba wasinziriye, ibitotsi byagufashe umeze nk'utagihari, Imana ikagusaba kuganiriza. Niko byagendeye Petero ngo aroge muri gereza ngo arota ngabona ngo bisa n'inzozi, ariko kumbi Imana irimo iramufungura. Niko Farawo yarose, niko umugore wa Pilato yarose, nabona bati ubu n'umuziranenge mwihorere. Nuvuga ngo n'imvugo y'Imana ifite imbaraga ku muntu wayo, kabona we nubwo ifata nk'ibisanzwe ukumva rimwe na rimwe warunaniwe warurushye, ariko siko kuri guha. Rero twabonye ibintu byinshi, twabonye bitandukanye, abaye umubwira ngo iki kintu ongera ukigarukemo. Kabone nubwo warota ikibabi kimanuka hasi, kabone nubwo wabona igiti kigwa, uyifata nk'ibisanzwe. Shaka abantu bafitiye ubushobozi, shaka abantu bafitiye imbaraga, shaka abantu bafitiye ibimenyetso, shaka abantu bahagaze mu mwanya wo kuvuga ibintu bikomeye, shaka guhagarara mu mwanya mwiza werekana ko Imana iri mu ruhande rwawe, bagufashe mu ijambo ry'Imana, kuko nibwo uzabasha gutsinda no rugamba. Reka dusenga Imana. Imana ishobora byose, data twese uhoraho, ndagushimira ko mwami hari ibyo abantu barose kandi barabibona, bihagaraho banabitekereza mwami, ndetse ibindi biribagirana ariko uyu munsi biri kubagiraho ingaruka. Ndagira ngo udufashe, udushyigikire, utubi imbere, utwambike imbaraga, udukundire umushinga wacu winjire neza mwami Imana, kugira ngo ibyo tuganiriza, ibyo tuvugisha, ibyo tubwira, ibyo tuganiriza, umushinga wawe muri twe mwami urushaho gutera imbere, abantu badacogoye. Ndagushimiye ko mvise gusenga bwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen, amen. Murakoze cyane. Rero mbere yuko ninjira muri iri jambo, ndagira ngo nsubize umuntu umwe wampamagaye we, kuko we ambwira ko yarose, abona twari twiriranywe dutandukanye, arambwira ngo yarose ngabona inzoka iva muri purafo igwa ku buriri bwe, ngo igwa ku mashuka ayizingiraho. Uwo mugabo ngiye kumusubiza, ni umugabo ndi busubize,
ni ukuvuga ngo kuba inzoka yarayibonye inzoka twonye ko ari uburyarya, tubona ko ari ubugome, tubona ko ari ubucakura, tubona ko ari ibindi. Rero kuba yarakumanukiye gusanga mu mashuka ku buriri iguye hejuru, ndagira ngo nkubwire ngo mu buzima bwawe wirinde cyane ko hari umugore w'inzaduka ugiye kuza mu buzima bwawe, azaguhubukira neza burundu kandi ntuzabimenya. Muzatangira mukora WhatsApp, muganira, mwisekera, mumeze gutyo, ariko final uzisanga yakugezeho. Gusa amahirwe nuko iyo nzoka wayishibuye, ariko urakomeza bivuga ngo kuba yakugezeho mu cyumba, nuvuga ngo wamukinguriye umutima mo gahoro, kandi we n'indyarya n'incakura kuko yagusanze aho wari uryamye. Rero iyo nzoka yarakoze kuyigizayo, bisobanura ngo imbere hari umutego w'umugore ugiye kukuzaho kandi ufite uburyarya, ukwereka urukundo ntarwo afite, cyane ko uzi ko watandukanye n'abagore n'umugore urenze umwe, nawe urabizi. Nuvuga ngo n'undi ujye utandukana nabo ko rwakunaniye ushaka kugira ngo uzubake urugo ruzima, urere abana bawe babyaye. Nuvuga ngo rero muri iyi minsi ufite imigambi yo kugira ngo abana bawe baze kubaho neza, ntago biza gukunda kuko hari undi muntu ugiye kwinjira ashingiye ku ntege nke, kuko yagusanze ku buriri ntiyagusanze ku irembo. Rero birasaba ko nawe ugomba kwirukana umwuka w'irari ry'ubusambanyi muri wowe, ukarivanamo kugira ngo iyo nzoka izagusanga aho hantu ukaba waho. Kuko birasobanura neza yuko nubwo ntawe yenda agize gutyo, ariko hari icyo wimvamo kirari mu mutima, bityo bazasanga agusanze muri cya cyumba. Bityo umushinga wo kurera abana bawe no kwita ku buryo no kuzapanga kubaka urugo neza bikazanga, kubera yuko uzi neza ko niwanyu hari icyaha cy'ubusambanyi itagire kure umuntu wikanamugendaho. Ibyo rero ndumva wabisobanukiwe, wabyumvise aho uherereye. Imana iguhe umugisha, bwo ngira ngo wabyumvise kubikurikirana. Nicyo wambwiye ngo usubiriza kuri kamera, ntabwo nyine kubigenza, wowe niwe wabinsabye ngo mbikore muri ubwo buryo. Nuvuga ngo nawe ubwawe wibitsemo icyaha cy'ubusambanyi, cyane ko uzi ko watandukanye n'abagore barenze umwe, kandi buri gihe bose bakagenda bakunaniye. None umva urimo ashaka kwibaka kugira ngo ugire ubuzima, nurangiza uzashaka abana bashyize ku ruhande begeranye, ariko ko yanzoka yahubutse hejuru muri plafo yaho urara igwa ku buriri bwawe, nubwo wayigije ko yakuguyeho. Bivuze rero ngomba kwirinda contact n'umujyana n'abantu muri iyi minsi, no kubasha kwita ku bana bawe no kugira ngo bace karande. Karande ntipfa kugenda, mubona upfa kugenda, ibyakuje bihora bihagaze kandi biguteye ubwoba. Ubwo rero Imana igufashe, Imana ikugirire neza cyane. Hari undi muntu yambwiye ngo nzamusubirize kuri kamera, ntacyo bintwaye, abimbwira muri ubwo buryo. Noneho ngo yarose agiye ubwe, yarose ngo agiye mu murima guca igihaza, agiye guca igihaza pumpkins cyangwa se idegede, agiye guca igihaza, ngaho yakase ngavune asanga muri cya gihaza hizingiyeho inzoka burundu. Mwibuke ko uruyuzi muri Bibiliya rwatwikiriwe witwa yo nubwo hari izuba. Noneho rero ugiye gusarura muri usanga hari inzoka. Nshuti yanjye, nshuti nkunda, ntabwo bisobanuye ko icyo gihaza ubwacyo ari kiriho inzoka, ahubwo birasobanuye ngo aho ufite umushinga n'aho ufite umugambi, Satani yahateye hari uburyarya. Iyo nzoka ntiyakurumye kandi ntiyaguhunze, kandi wagiciwe nariyo kusanga ni inzoka. Bivuze rero ngo haramfatanije uwo murimo bagiye kurya, kandi koko bazakwangiza, ariko nusenga Imana ibyo byose bizatsindwa kandi uzagubwa neza. Ubona ngo usubize nawe byibe kujya mu baringanije. Undi muntu yarambwiye ngo yasanze inzoka mu rukweto rwe. Nuvuga ngo mwivuga butumwa, ubundi mu yandi magambo twemera ko urukirenge cyangwa inkweto ari ivuga butumwa, ni umukozi muvuga ubutumwa. Kumva ro harimo inzoka, harimo yanjye n'ubucakura, irinda aho usengana n'aho musengana, harimo tension. Imana yakuburiye, ntabwo uri kubyumva. Tuza rero komere kandi umeko Imana ku ruhande rwawe. Undi muntu yarose ngo agiye kwisegura, agiye kuryama, asanga ku musego wiwe harimo inzoka yizingiye munsi y'umusego. Muhasi icyo bisobanura se, nshuti yanjye, grand frère witwa rya zina navuze, ariko aho herero hazi, dore ko uri ahantu hiti Muhanga. Imana iguhe umugisha, abanyamahanga ndabashubuje bose. Uzabaze madamu program ajya kugira ngo hari ibintu bimutunguye, nibwo uzamenya ko usegurwe n'indyarya iguseguye, kuko akubwira ngo hari gahunda mutunguye, ngo hari amasengesho amutunguye, ariko ntago abamutunguye bagiye muri gahunda ze. Warinjiriwe, gira ubwenge, reba kure. Ntabwo umugore akiri wowe, musangiye muri abagabo barenze benshi cyane, ariko nta makuru ko bagiye gusenga ukumva ko basenze, kuko wagiye usanga araguseguye, asanga muri wa musego wawe hizizemo ya nzoka, urangije kandi ubyutse kuyikuramo irakunanira ntiyahava, iva mu musego yimukira ku musego w'umugore. Urumva n'ibyo bisobanura, menya ngo waratewe karabaye, ariko gira ubwenge, hagara mu masengesho, usenga Imana kandi Imana izakugirira neza cyane. Hanyuma rero turakomeza tuganira n'abantu bagiye bambaza utubazo dutandukanye. Hari undi wambwiye ngo imbwa yaramwirukankanye, iramwirukankana, ngo
kugera ubwagwa hasi. Hanze haza imbwa n'abarozi n'abasambanye n'abakunda kugira kanabikora. Bivuze ngo muri ibyo byombi hari kikuri inyuma. Cyambere handi cyacu cy'ubusambanyi gifatika. Uko kihana ku mugaragaro, ukakihana ukakina ko akira gukurikiye kandi waje kureba ngo yambwe ibona ihindutse nk'umuntu utatekerezaga, kandi ubona yambwe ivumbutse muri wa muntu yambwa ihindutse umuntu, kandi uwo muntu yari inshuti ye mwajya musenga na buri munsi. Imana yakuburiye rero, irinde, gira ubwenge, gira ahantu hagarara, kora umurimo w'Imana utuje kandi uri gusenga Imana cyane. Hanyuma rero ndarambwira ngo nanjye pastor mfite ikibazo, nakoreye amafaranga maze kuyabika ahantu ngiye kubona mbona imvura iranyagiye. Naho yanyagiye ariko ngutinya kuyafata ngo yanike. Ese ko imvura tuzi ko ari umugisha ikayanyagira, ku cyumva utatoye ngo yanitse, icyo ntacyo bigutwaye, ahubwo se wakoze ko imvura ari umugisha. Nubwo hamwe twari imirimo ariko batarateguye, wakomeze ko Imana yaho umugisha aho uzakora. Bitandukanye n'uyabika agasanga ntahari, bitandukanye n'uyabika akabona inzoka iragenda, bitandukanye n'uyabika agasanga imbiba yariyeho. Ariko kuba yanyagiwe ntacyo atwaye, sinoti iri bucike n'ubundi urehanagura. Ariko mu buryo bw'umwuka nije mu ngo Imana iri mu ruhande rwawe, kandi Imana imwe gukomeza. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndikumva ndi gusubiza abambwiye ngo nimbasubize nibo nza gusubiza gusa. Hari undi nashubije warabyibuka, warubonye intozi zimutondagira mu gatuza n'inshishi hari ngira ngo kandi ari umukobwa. Naho muri uwo mukobwa icyabaye nta kindi, n'abakobwa bagenzi be bashaka kuzamwandagaza, kuko ishishi ntacyo zagutwaye, kandi uva kuzikura mu gatuza no guhita uhanagura ugasigara urangaye muri ubwo buryo. Imana ikurinde wambara umwambaro ukomeye, ngira ngo mushobo gusenga Imana no kwemera ko amavuta y'Imana akorana n'abera b'Imana kandi akabashyigikira mu buryo bwose, ku buryo nta mpamvu nimwe wagacogoye ngo wumve ko byagukomereye. Undi muntu yarambwiye ngo yarose agiye guca igitoki asanga bakibye. Barimo barakunyaga umugisha, barimo barakunyaga umugisha. Icyo cyo kisobanura, nubwo twavuganye kuri telefone ugahita telefone yananire ntisingusubire nbarurire, reka nkubwire, ufite umukobwa mu rugo bagiye kuzatera inda, kandi inkwano wari warazibonye na fiance yaraje, kandi ugiye kumutera inda ntabwo ari umuntu bakundanye, ahubwo menya ngo basaruye ibyeze batari bakwiye gusarura. Rinda rero senga bitaraba, kuko Imana igushikuye ngo ibintu bikurweho, kandi waramwene bwanije ngo nubwo utiye usobanura ko muri wowe mu rugo urabize turavugana uwo mu ruhenge, ndabikubwiye urabizi ko twabiganiyeho muri bake ntiwanambwe, ariko menya ko inzizi ngo nzabisobanure ku rubuga ndabikoze no bimbwiye. Nuvuga ngo wabonye bagucira igitoki, sengera umwana w'umukobwa, kuko inkwano zirahari, umukunda ariko ugiye kumutenda ntagasha n'umuntu ugiye gusora ibyo atavunikiye. Yesu agushyigikire, agufashe, nawe akurinde cyane. Undi arambwira ngo yarose abona ingurube ziri mwonera umurima w'ibijumba, ngo yarahinze yafa gusarasanga ingurube nyinshi zagiyemo ziri kubinyukanyuka zibirya zibivunaguza, ngo umurima uhinduka intabire, abura ikintu akuramo. Nshuti yanjye, ishyari ry'abantu n'umururumba w'abantu niryo rigiye kwangiza aho ugenda ukora. Ariko hagarara usenge, ibyo byose niyo biza byigukura umutima. Hagarara mu mbaraga z'Imana, hagarara mu butware bw'Imana, hagarara ushikamye, ugira ibintu ukora bifite imbaraga, kuko Imana iri mu ruhande rwawe, kandi ko Imana izahora ibana nawe. Ngo nubwo Satani amaze guteza abadayimoni, Imana yaguhishuriye ko ibyo urimo ukora n'ibyo uvuga naho uri, Satani arimo harwanya kugira ngo utagira ikintu ugeraho. Ariko birakwiriye ko hagarara nk'umuntu muzima, ukambara imbaraga, ukuzura umwuka wera, ibyo bikarangira muri ubwo buryo. Rero Imana iguhe umugisha, Imana iguhembure, Imana ikwambika imbaraga, kandi Imana igutabare. Birakwiriye ko rero uhagarara mu mwanya mwiza, ukirukana iyo nyatsi mbi itewe n'umururumba w'abavandimwe, utewe n'umururumba w'inshuti zawe, kugira ngo bangiye ugiye kugeraho rimwe na rimwe uze guhura n'ikibazo gikomeye ku buzima bwawe. Turacyavugana ku bantu twaganiriye. Undi muntu yarambwiye ngo yarose atwite, ngo agiye kubyara, ngo abura akana byaye, ngo aragashaka barakabura. Ibyo bisobanura ko hari amasezerano umuntu yaguhaye uzategereza ukabura burundu, kuko biraravuze ngo batwise umwuka, ngo batwise inda, ngo bagiye kubyara babyara icyuka. Bivuze ngo hari amasezerano wicaranye, hari promesse ufite y'umuntu atari y'Imana. Iyo ngo kandi kuba uyifite uyu munsi wa none, wajya kubyara nyine ukabyara umuyaga, ko birumvikana ko ngo batwise ikinyoma bagiye kubyara babyara. Imana iri kurinde, hari amasezerano Imana akomeye, hari imbaraga Imana zikomeye zagutabara, zagufasha, ukabasha guhagarara muri uwo mwanya mwiza cyane. Nagira ngo dukomeze tuganira kuri aya magambo, tuvuga twerekera tugena ku ijambo, dusoza. Warabirose kandi Imana igufashe, we mbibwiye n'ukuri wo muri Canada. Imana iguhe umugisha. Wasabye ko mbishyira ku mugaragaro, usaba ko mbikora ku buryo umuntu wese abyumva ntacyo bintwaye. Hanyuma nawe wicaye aho ngaho, ngiye kubwira umuntu umwe, inshuti yanjye komeraho mu Budage, Imana iguhe umugisha. Wambwiye ko warose wicaye mu ishuri, ngo kandi usanga uri muri imibare wajya gutsinda, ngo uyu munsi imibare ikabikunanira ntubashe kuyitsinda, ugasoma bikunanira,
ukabona ntago uzi kubyumva, nyine urabyumva ibyo watsindaga uyu munsi biragutsinze, ntiwarakaraga, ntiwagiraga umujinya, warihanganiye umuntu mwabanaga, none uyu munsi Imana yakweretse ko mu ishuri urimo byakunaniye, ntubasha kwihangana, wongera imbaraga. Ibyo bisobanura gutsindwa ku kintu waragutsinda buri munsi wa none. Ikindi kandi warose ngo wambaye uniforme zo muri primaire, s'il-vous-plaît, umuntu nkawe warangije kaminuza ntago wagombye kurota wambaye uniforme za primaire, ahubwo biravuze ngo wongeye kurwana n'ubugeragezo ubundi bugeragezo bwo kurakara, bamvuze, bantonganije, baranyanga, n'utugeragezo twaba no muri primaire. Twikugusha rero ahubwo jya mu bikomeye by'iterambere, Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma ndacyaganira umuvandimwe wanjye yarambwiye ngo we ngo yamaze kuvoma amazi ngo yateretse mu rugo nkagira ngo ajye kuyakoresha imirimo, ngasanga haguye nk'ibikeri bigera kuri 6. Nyine urabyumva nawe, ni bya gikene basobanuriye, ni imyuka mibi, ni y'uburozi, ni y'ubugambanyi. Nuvuga ngo nta mugisha imubona muri iyi minsi, ariko Imana izagumisha, izagutabara, kandi ni ukuri Imana iri mu ruhande rwa senga. Byirukane mu izina rya Yesu. Hari undi wambwiye ngo yarose ukwezi kurashe, ngo ariko ngo yareba ngo ntabashe kubona, ngo akabona igicu gitwikiriye ukwezi burundu, ngo ntabashe kureba imbere, ngo kubura ikintu yari yataye atakimena, ngo yacana itoroshinga muri ke bikamwangira. Reka rero nkubwire inshuti yanjye uri muri Amerika, Imana iguhe umugisha muri uwo mujyi wa Texas. Reka ngusobanurire n'ijambo wasabye ko mbisobanura. Kuba umucyo wararashe ariko ntubashe kumurika ikintu ubona, ni ukuvuga noneho ngo muri we harimo iterambere, muri we harimo imbaraga, muri we harimo kuzamuka mu ntera, ariko uburyo uri bugendamo hari umwijima Satani yazanye, ku buryo ukwezi kutakumurikira neza ngo ubashe gutera intambwe. Wanacana n'iyo toroshi ntibyemere, kandi ubonaga imbere hari urugwobo, nyamara ngo kugenda byari byanze. Rero urwo rugwobo ntirwari kubona uko ibitekerezo byari byaje. Bivuze ngo wowe ntabwo ari ikindi kibazo gihari cyo kutatera imbere, ahubwo mu myumvire n'imitekerereze yawe ibintu byumva mu buryo buruhije, ugatekereza cyane, ukumva ntiwabikora. Muri make umurikiwe ibitekerezo by'ubwenge, ariko kubishyira mu bikorwa ntabwo biri kwemera, bitewe n'iki? Wifitemo ubwoba no gushidikanya no kumva ko bitakunda, bitakugerwaho, bitashoboka. Ariko by'ukuri birashoboka kandi byakwemera kandi byagenda neza. Icyo nacyo ndagishimye cyane, kandi ngereza ko byumvise ko turimo tuganira, turacyavugana n'umuntu w'Imana, ndacyavugana n'umuntu w'Imana, cyane cyane wongeye kuvugana nawe ni umuvandi i Burundi. Imana igufashe muvandimwe uri Burundi muri quartier ntari buze kuvuga kuko ubwo wabimgenda byihora. Warambwiye ngo wowe wafashe amazi urarika kurya yo gusonga ubugari, ngo amaze gushyira mu ifu, ngo ahita haza ngo igisenge kirabomoka, cyangwa se mu nzu arimo hagwamo ivu, mu Rwanda bituma kunguka cyangwa ubutaka, maze ngo ya mazi n'ubugari byivanga n'ivu, buri kintu wakora, buri kintu wasonga. Aho na Imana yaguhishuraga yuko mu byo urimo ukora hari dayimoni ushaka kuvangira muri uwo mushinga wawe. Ufite amasoko, ufite ubuzima, ufite ibyo wagakoze, ariko nta musaruro ko ujya kugira ngo urye bakamenamo iyo myanda yabyitaka. Bivuze ngo Satani agambiriye kugira ngo avurunga akazi kawe wakoraga. Rero hagarara imbaraga z'Imana, usenge ibicaniro, Imana izagufasha kandi Imana izagutabara. Nicyo bishatse gusobanura ngo mu mwuka w'imbaraga, mu mwuka w'ubushobozi, mu gukorera Imana harimo uwo mutego, kandi umutego uzavamo ko Imana izabana nawe. Nicyo ndakubwira kugira ngo ubashe kucyumva uri Burundi, Imana iguhe umugisha. Reka nisuhurize umuvandimwe wanjye uri Kicukiro, ntago muvuga mu izina, ariko ni mama Keza. Reka turekeraho, ba Keza ni benshi ntibabamenya. Warose umuntu akugemurira inzoga z'amoko yose, ngo muzima apfundura zikabira, abandi bikagira gute. Mama, reka ngusabe ikintu kimwe, wazikuzaniye wimwirinda mu by'umubiri w'umwinde mu by'umwuka wera. Biravuze ngo yakuzaniye amagambo kandi agusenyera urugo, inzoga z'amoko yose. Mugabo yanyuze aha, mwana yanyuze aha, byagenze gutya, ni amagambo bazanye, kandi ugomba kuyarinda mu izina rya Yesu. Reka ukirukana izo mbaraga mbi z'amagambo bakuzaho, ugacyahira kuri kubitira kure kugira ngo ubashe gutsinda. Turacyavugana n'umva ashaka gusoreza ku wundi muntu umwe wenyine gusa, ashaka gusoza. Yashatse ko ntacyarayibura, bitandukanye n'uwashatse aparitse imodoka arahabura. We yashatse ko ntacyo y'imodoka arayibura pe, arayishaka arayibura, arayishaka arayibura, arayishaka arayibura. Udashyizemo kontaki mu modoka, imodoka ntiyo kanga igende, iraparitse. Aho kugira ngo ufungure winjiremo, nuko ufate urufunguzo kugira ngo ukingure imodoka winjiramo. Birumvikana kuba warashatse urufunguzo ukarubura, umva iki kintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo ibyo byose umaze kwitegura, ariko
wabuze urufunguzo rw'imodoka kugira ngo ukingure ugende, urakererewe, ukerereje abandi, ubuze ibintu byinshi. Aho rero biravuze ngo ni wa mwuka ukubuza gutera imbere, kuko buri gihe karande n'inyatsi byizengurutsa kuri izo mivumo, kandi mu kibuga cyaho Imana yakubwire naho uzagera bisohoje hari dayimoni yizengurutse aho hantu isenya ibyo bintu, kandi ikabisenya mu buryo budasanzwe ndetse mu buryo buteye ubwo, ariko Imana iri mu ruhande rwawe. Nuvuze ngo iyo contact yo gusenga Imana igarurira, ariko bisobanuka yuko umunsi ufite ugiye no kujya unibagirwa muri we imbere, kandi ku kintu kigufitiye akamaro, ikintu gifite intege. Mu buryo tubisobanuka hari ukwibagirwa gifitiye akamaro, hari ukwibagirwa ibyo warateguye byakugira akamaro, hari no kuba abantu bakwibagiza ndetse ugasanga barakwambaye abandi barabyibagiwe nawe uranabyihoreye, ariko kubera iki habayeho bwa buranga. Ariko senga Imana igaruka gutakaza urufunguzo rw'imodoka, gutakaza urufunguzo rw'inzu, gutakaza urufunguzo rwa mare, gutakaza urufunguzo kwibagirwa nimero cyangwa se kode ya coffre fort yawe. Ibyo byose bisobanura ngo urabangamiwe mu iterambere, urabangamiwe mu buryo bw'umwuka. Senga Imana, Imana izane ibyo bintu, kandi Imana kubizana ibigarure muri we imbere kugira ngo ubashe kwakira amasezerano Imana yakugeneye mu izina rya Yesu. Ndumva asa nkaho ngiye gusoreza aha ngaha mvuga ngo mwebwe abakurikiye byari ibisubizo by'abambajije kuri uyu munsi wa 27, aho umuntu akwiye kwitondera. Garuka ku nzozi zawe, garuka ku iyerekwa ryawe, garuka ku ijwi ry'Imana Imana iguha, garuka mu byo kwerekwa burundu. Imana igufashe, Imana igufashe. Undi ngiye gusorezaho ngo yarose imbeba iri murira amafaranga, yikurikiye injira mu mwobo, kandi injira mu munsi y'igitanda itigenda inyatsiraho mu nzi wawe, ntimuvugana ku mafaranga, umwabikunda ukwe, hari amacenga ariho, umwenzi yubatse ntayibwira undi, niyo mugabo ntayibwira undi, n'amafaranga anyura ukundi kuntu. Nubwo iwanyu bireformatiza, ariko ntihabura ko abantu bakora ibintu byose. Imana ifashe rukanirwa mu izina rya Yesu. Niho dusoze babwira ko Imana iri mu ruhande rwacu, ngira ngo Imana ikomeze gufasha 27 ngumya kwitegura impamvu zo gusenga nibiramuka bikunze ko twakatangiye. Imana ibampera umugisha ngo murasobanukiwe, murabyumvise, byari bisubizo. Hari abandi bane ntashubije kubera ko ibyabo byo tugomba kubiganira duciye mu gikari, kuko ntabwo byoroshye. Wa muntu warose asinziriye abona umuntu amuzana ibintu bisa n'itabi ngo aramutamika, abiri yararuka ngo yibona yapfuye kandi akiri ku buriri. Tuzabivugana twiherereye. Hanyuma nawe wambwiye ngo wagiye kubona umugabo akuzaniye muri kadaguhaye, agupfunyikiyemo udukingirizo cyangwa twa prudence, ni nk'uryo rugero ngo wibagiye mu kuyatagoye kado, kumba asanga muri iyo telefone munsi harimo utuntu tudukingirizo bajya bambara n'ikibakora muri ubwo buryo, na za prudence muri ubwo buryo. Aho nawe nzakikubwira twerekwa, ntago nakikubwira hano kanya, uce mu gikarito yo kuvuga ntago nabisubiza. Hanyuma ikindi kintu twavuga ngo wabonye nyoko bukwe agutwara umwenda kandi awuhambira n'umugabo we, nawe ntago ndi bugusubizemo n'Inyagatare, ahubwo tuzasaba ko uca mu gikarito tukaganira. Undi wese we nzamubwira igikomeye, ibyo yarose abona hari umuntu runaka wapfuye, tuzabiganiraho. Uzahamagara uce mu gikarito. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nahagaruka mwari muri kuri bumwe bw'abera ministries, aho tuma tuganira ku magambo y'Imana meza cyane, tureba ikitwe inzozi, hagacira inzozi, wicogora, wicika intege, vugana n'Imana, senga Imana, injira mu mavuta, hamagara tugusengere. Munsi hari numero tukugira inama. Bose bahawe kurota, ariko bose ntahawe gusobanukirwa. Imana ibampera umugisha. Mwari kumwe na Pastor Jean Baptiste, bakunda cyane. Mukomeze comment, mukomeze musharinge, muhereze amagurupe yanyu. Ibintu abantu barabikeneye, bakeneye kubohoka no kubohorwa no kwinjira mu zano bikwiriye. Imana ibampera umugisha. Imana datawa twese urunda gushimye ko abanyafite icyo kiganiro. Fasha buri muntu wese nkamufashe, umurengere, umwiteho, ntumureke, ntumuhane, kandi amavuta yakomeze kubasanga, akomeze kubashyigikira, kandi ubahe imbaraga, bagwize ubutware no gukomera bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha.